Bwana Yesu asifiwe. Shalom shalom inshuti z'umusaraba, ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ndashimira Imana yongeye kudutera iteka kabiduhaye aka kanya. Ndashimira Imana igushoboje ukaba uraha nanjye ndaha. Yesu aduhana umugisha. Reka dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe niryubahwe, ubwami bwawe buze. Ngushimiye kora kuba n'imbabazi, ngushimiye uburinzi bwawe, ndagushimiye ko warinze mwene data nanjye wandinze. Ndagushimye kuri aka kanya udutije kugira ngo tuganire ku by'ijambo ryawe. Ujya kujya mu ijuru waravuze ngo ngiye mu ijuru ariko nzabohereza umufasha ari wo Mwuka Wera, azabemeza iby'ibyaha byanyu, azabaha ubushizi bw'amanga, mubwirize kugera ku mpera y'isi. Haleluya. Nanjye ndagushimiye rero ku bw'aka kanya umpaye, umwanya tugiye kumarana na bene data, ubahereza umugisha. Ijambo ryawe risenye ibidafite umumaro, ryubaka iby'umumaro. Mwuka Wera twahawe nk'umufasha, tuguhaye karibu n'ikaze. Yesu reka nceceke maze uvugire muri jye mu izina rya Yesu Kristo. Uganire n'umuntu umwe, ukize umuntu umwe, urokora umuntu umwe mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Ufungure umuntu umwe, ugirire neza umuntu umwe uyu munsi mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo ryawe ni nk'uti rityaye, ricumite, rihinguranye imitima yacu, kandi rigire aho ridukura n'aho ritwigiza. Twatuye amaraso Yesu kuri buri wese, ndo gukora kwa shitani n'abadayimoni mu izina rya Yesu Kristo. Ndakoze Yesu kuri mwiza, kandi kutabura kutugira neza, kandi kuri buterane natwe, kandi kuri butabara umuntu urushye. Urakoze mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Muraho. Yesu ashimwe. Nitwa Zawadi nanone, ndabakunda burya cyane. Yesu abaha umugisha. Ministeri yanjye yitwa mbivuze mu Kinyarwanda yitwa Yesu niwe buye rizima. Haleluya. Ikaba yitwa GL Ministry. Nkaba nkora umurimo w'Imana uko nshobojwe, ndi umuvugabutumwa w'ubushake, uko Imana inshoboje niko mbigenza. Yesu aduhana umugisha. Nkaba nduye mu gihugu cya Canada, mu mujyi bita Ottawa. Yesu aguhereza umugisha. Nkaba nkunda Yesu cyane, ntabwo bimwe byo ku munwa, ahubwo nubaha Imana. Haleluya. Yesu abaza intumwa zimuzengurutse icyo bakora. Petero yagiraga ubushizi bw'amanga, yari intyoza cyane. Arambwira ati se tukuvuyeho twajya hehe, ko ari ufite umutsima w'ubugingo? Nanjye mvuye kuri uyu mwami najya hehe, ko ari ufite umutsima w'ubugingo? Nawe rero ndagusaba ngo umwikomezeho. Ntabwo ndi bwisimbe mu magambo, ntabwo ndi butinde cyane uyu munsi, ndumva mfite message ntoya. Yesu aduhana umugisha. Turasoma ijambo ryanditse mu gitabo cya Timoteyo wa kabiri. Haleluya. Timoteyo wa kabiri, ibice byaho 2, umurongo waho wa 19. Mbere ko twinjira mu ndirimbo, haranditse ngo nyamara urufatiro rukomeye rw'Imana ruracyahagaze, rwanditsweho ikimenyetso ngo Uwiteka azi abe, kandi ngo umuntu wese uvuga izina ry'Uwiteka ave mu bidatunganye. Yesu aduhereze umugisha. Mu nzu y'inyumba ntihabamo ibintu by'izahabu n'iby'ifeza gusa, ahubwo habamo n'iby'ibiti n'iby'ibumba, kandi bimwe babikoresha iby'icyubahiro, naho ibindi babikoresha ibiteye isoni. Nuko rero umuntu niyiyeza akitunganya n'ibidatunganye, azaba abaye ikintu cyose cyo gukoreshwa iby'icyubahiro, cyejejwe, kigirira nyiracyo umumaro, kandi cyatunganirijwe imirimo myiza yose. Haleluya. Umurongo 22 ngo nukuhunge irari rya gisore, ahubwo ukurikize gukiranuka no kwizera n'urukundo n'amahoro, ufatanije n'abambaza umwami wacu Yesu imitima iboneye. Amena. Tugarukiraho. Yesu aduhana umugisha. Ijambo riratubwiye ngo urufatiro rw'Uwiteka rukomeye rw'Imana ngo ruracyahagaze, rwanditseho ngo Uwiteka azi abe. Uwiteka azi abe. Imana itugire neza. Urufatiro rw'Imana ruracyariho nubwo intambara ari nyinshi. Urufatiro rw'Imana ruracyariho nubwo ibigerageza ari byinshi. Urufatiro rw'Imana ruracyariho nubwo ibiguhiga ari byinshi. Urufatiro rw'Imana ruracyariho nubwo iminsi ikomeye cyane. Urufatiro rw'Imana ruracyariho nubwo bigoye.
urufatiro rw'Imana ruracyariho. Nubwo inshuti zagushizeho, urufatiro rw'Imana ruracyariho. Nubwo uwagukundaga yakwihakanye, urufatiro rw'Imana ruracyariho. Nubwo urwaye urembye, urufatiro rw'Imana ruracyariho. Rwanditseho ijambo rikomeye cyane, haleluya, ndi kuvugana n'umuntu ngo Uwiteka azi abe. Uwiteka azi abe, haleluya. Urufatiro rw'Imana ruracyariho. Uwiteka azi abe. Cyama nawe Imana ikabikuzi aho uri, aho n'ibyo uri gucamo. Ntabwo ndi bwizimbe mu magambo, ndi bujye nsubiramo uko Umwuka anyobora, ariko ndakwinginze mumfashe turirimbane indirimbo yo mu gitabo, indirimbo ya 400 mu ndirimbo zo gushimisha. Iravuga ngo twebwe abasiganirwa aho dutegekwa, twitegeye ururembo tuzagutahamo, urwo rurembo rwera n'ibirimo byose byubatswe n'izahabu zirabagirana. Urwo rurembo rwera n'ibirimo byose byubatswe n'izahabu zirabagirana. Reka mbaganirire ibiri muri rwo, mumenye ibyiza byarwo, mubyifuze na urwo rurembo rwera n'ibirimo byose byubatswe n'izahabu zirabagirana. Urupfu nirubayo ntane kunanirwa, nta mbeho nta n'izuba nta ndwara nta byago, urwo rurembo rwera n'ibirimo byose byubatswe n'izahabu zirabagirana. Urwo rurembo rwera n'ibirimo byose byubatswe n'izahabu zirabagirana. Urupfu nirubayo nta no kunanirwa, nta mbeho nta n'izuba nta ndwara nta byago, urwo rurembo rwera n'ibirimo byose byubatswe n'izahabu zirabagirana. Udakijijwe wese ntabwo azatahamo, kuko azahezwa hanze namwe na Satani. Urwo rurembo rwera ibirimo byose yubatswe n'izahabu zirabagirana. Urwo rurembo rwera ibirimo byose yubatswe n'izahabu
zirabagirana. Umva, mbe muri zose zombi niyihuhisemo, mbese iyi sizashonga niyuza ama urwo rurembo rwera, n'ibirimo byose byubatswe n'izahabu zirabagirana. Urwo rurembo rwera n'ibirimo byose byubatswe n'izahabu zirabagirana. Musigi ibyino mw'isi inshuti zanjye bizaguhoraho, mwiyegurire Yesu umwami w'ijuru. Urwo rurembo rwera ibirimo byose byubatswe n'izahabu zirabagirana. Haleluya. Muririmbyi yuzuye umwuka wera ngo musige izosi, ngo musige ibyino mw'isi bizashiraho, ngo mwiyegurire Yesu umwami w'ijuru. Haleluya. Ntabwo nzi nta nubwo nzi impamvu nicaha yaha muri aka kanya n'ibiri buvugirwa, ntabyo nzi, kuko umwuka ibyo ari bumpe nibyo ndi buvuge. Yesu aduhana umugisha. Dusubire muri cya gitabo cyacu muri Timoteyo, uko umwuka atuyoboye, dusubiremo tugere hepfo hariya ku murongo wa 20, haravuga mu nzu y'inyumba ntihabamo ibintu by'izahabu n'ifeza gusa, ahubwo habamo n'iby'ibiti n'iby'ibumba, kandi bimwe babikoresha iby'icyubahiro, naho ibindi bakabikoresha ibiteye isoni. Ngo nuko rero umva, umuntu niyiyeza akitandukanya n'ibidatunganye, azaba abaye ikintu cyo gukoreshwa iby'icyubahiro cyejejwe, kigirira nyiracyo umumaro, kandi cyatunganirijwe imirimo myiza yose. Ngo mu nzu habamo iby'isoni nke, mu nzu habamo ibintu by'agaciro. Reka mvuge mu magambo yabyo mumbabarire. Mu nzu y'inyumba habamo ibintu by'izahabu n'iby'ifeza gusa, ntabwo ari byo bibamo gusa, ahubwo habamo n'iby'ibiti n'iby'ibumba, kandi bimwe babikoresha iby'icyubahiro, naho ibindi bigakoreshwa ibiteye isoni. Donc icyo wigize cyo nicyo uba cyo. Ushobora kuba byose ngo ni ibintu byiza by'agaciro, ariko ngo hakazamo na bya bindi by'ibiti n'iby'ibibumbano, buri kintu kigakora umurimo wacyo. Umurongo wo hasi uratubwira ngo nuko rero umuntu niyiyeza akitandukanya n'ibidatunganye, azaba abaye ikintu cyo gukoreshwa iby'icyubahiro by'ifeza n'izahabu. Yesu atugire neza. Umuntu nakora iki? Niyiyeza akivana mu bidatunganye, azaba abaye igikoresho kizima gikora iby'umumaro. Yesu atugire neza kandi aduhane umugisha. Ntabwo nzi ibyo ukora, nta nubwo nzi ibyo ukoreshwa, ariko umuntu ngo niyiyeza akitandukanya n'ibidatunganye, azaba abaye igikoresho kizima kigirira nyiracyo umumaro, kigakoreshwa iby'umumaro by'icyubahiro. Ntabwo nzi impamvu iri jambo rije, ahubwo wisuzume, Uwiteka aduhereze umugisha. Nanjye nisuzume. Yesu atugire neza. Mfite amagambo menshi uyu munsi, ndavanga amagambo uko umwuka abinyoboramo. Yesu aduhana umugisha. Turihuta cyane, tugende dusome mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Amen. Byakozwe n'intumwa
Imana iduhana umugisha. Byakozwe n'intumwa, Uwiteka twishimire cyane. Igice cya nyuma cya 28 niba ntibeshye, yego 28. Mbabarira unyegere. Minisiteri yanjye, mishoni cyangwa misiyo yanjye mfite muri iyi minisiteri niyo kwibukiranya gusoma Bibiliya. Byose bijyana kwibukiranya gusoma ijambo ry'Imana. Twibukiranye gusoma ijambo ry'Imana, twibukiranye, dufatane, dushyigikirane, tujyane mu ijuru. Uwiteka aduhane umugisha. Yego, incira iruma Pawulo ntiyagira icyo aba. Igice cya 28 cy'ibyakozwe n'intumwa. Tumaze gukira tumenya yuko icyo kirwa cyitwa Merita. Bamaze gukira, bene igihugu batugirira neza cyane, baducanira umuriro, batwakira twese kuko hari imvura n'imbeho. Ariko Pawulo amaze guteranya umuganda w'inkwi arazicana, incira iva mu muriro imuruma ku kiganza. Bene igihugu babonye icyo gikururuka kirereta ku gikonjo cye, baravugana bati, ni ukuri uyu muntu ni umwicanyi. Nturora nubwo yakize mu nyanja idaca urwa kibera ntimukundira kubaho, ariko akunkumurira icyo gikururuka mu muriro ntiyagira icyaba. Yesu adufashe. Ba bandi bategereza yuko ari bubyimbe cyangwa ari bupfe akindutse, ariko bamaze umwanya munini bakibitegereje babona ntacyo abaye, barahindura bati ni Imana. Uwiteka adufashe. Navuze ko ndivuga amagambo menshi atandukanye. Twatangiye tuvuga ngo nitwiyeza tugitandukanya n'ibidatunganye, tuzakoreshwa ibikoresho, tuzakoreshwa iby'umumaro. Haleluya, tuzakoreshwa iby'umumaro. Imana idufashe. None tugeze kubikururuka. Yego, ngo Pawulo ngo bamaze kwika, bageze ku kirwa cya Merita bakirangije, bamaze kugera kuri urwo rugendo, bageze ku kirwa bita Merita, ngo bamenye ko hitwa Merita, ngo bene icyo gihugu cyo cyitwa Merita ngo babakirana neza. Mu Cyongereza niho babivuga neza, ngo babakirana urukundo, ngo babagirira neza cyane, ngo babacanira n'umuriro. Ngo ariko Pawulo ngo amaze guteranya umuganda w'inkwi arawucana. Amaze gucana ngo mu muriro haturukamo, aya magambo reka tuyagendanemo neza. Pawulo ateranya inkwi. Yego, ateranya inkwi. Ndi kuvugana n'umuntu uri mu mwuka aranyumva neza, kuko ngo abanjye ndabazi, ngo abadata arabazi, bumva ijwi rye. Bumva ijwi ry'Imana, n'Imana ikabumva, Imana ikumva ijwi ry'abana bayo. Imana idufashe cyane. Nawe rero ndumva uri kumva. Pawulo ngo ateranya umuganda w'inkwi aracana. Ngo amaze gucana, ntabwo zibyo ucanye ucyama ugacana nka Yosefu. Aracana, ngo amaze gucana muri wa muriro acanye, bya bindi twenyegeza, kwa kundi twenyegeza uko dukora umurimo w'Imana, ibyo dukora byose, ibyiza dukora, irya jambo ry'Imana tuvuga, kwa gusenga dusenga, za mbuto nziza twera, abantu baba batwitegereza. Ba bandi badukunze, twavuze ko babakunze ngo babakiranye urugwiro kuko bari babakunze babishimiye. Na ba bandi baba batwishimiye ntabwo bari abakure, ni bano ba hafi cyane. Ntabwo umuntu akugerageza ari uwakure. Inshuti yanjye, aho ukuzi, abo duterana mu rusengero, abo duterana muri gurupe, abo dusangira buri munsi, abo twirirwana ku kazi, abo. Ngo Pawulo acana umuriro. Amaze gucana umuriro, ngo inzoka iturumbuka mu muriro iramuruma. Yego, iramuruma. Mu kumuruma, bene gihugu, niko ijambo ryatubwiye, tubigendanemo neza. Hari umuntu uri kubwira bene icyo gihugu, bene abo ngo barashungera, babona igikururuka kuri Pawulo kimaze kumuruma. Igikururuka, ntabwo nzi igikururuka, ahari bo nibo bari bagiteguye icyo gikururuka ngo kikore ako kazi. Bari babakunze, tugendane neza, bari abakunze, bari babishimiye,
barasangiye babakira neza n'urugwiro, na Pawulo yari yishimye, byari bimeze neza. Ariko ngo inzoka ituruka mu muriro imufata ku kiganza, ku rutoki, ngo iraruruma. Irurumye isigara ikururuka, ntabwo yavuyeho, tubigendanemo neza, ntabwo yavuyeho, yasigaye ikururuka. Bene igihugu abo batuzengurutse, bene abo ngo babonye igikururuka bavuga ibyo bashaka, baravuga ati karabaye, ntitwabivuze. Igikururuka ntabwo nzi icyo bakwandurishije igikururuka, ntabwo nzi icyo shitani yakwandurishije igikururuka, ariko hari ikintu gikururuka mu buzima bwawe. Uwiteka Imana imunsi agikureho mu izina rya Yesu. Niyo ubyize bivuge ngo amen. Icyo kintu gikururuka, yewe we, icyo kintu gikururuka kikubujije kurya no kuryama, icyo kintu gikururuka abantu bateze amaso ngo barebe uko biri bugende, icyo kintu gikururuka nshuti yanjye, icyo kintu gikururuka ku buzima bwawe, icyo kintu gikururuka mu kazi, icyo kintu gikururuka mu bana, icyo kintu gikururuka nta rushako, icyo kintu gikururuka, yewe icyo kintu gikururuka inzara se, ubukene, ntabwo nzi ikiri gukururuka abantu bahanzeho amaso ngo barebe uko biri buze kukugendekera. Uwiteka dufashe cyane. Ntabwo nzi ikintu kiri gukururuka gitumye abantu bifata ku munwa baryana inzara, kandi hari muri icyo gikururuka hari se baba bagifitemo uruhare, cyangwa se bari gushungera nk'abandi bose, ariko gikururuka kirahari ku buzima bwawe, ndetse cyaranagupitse, kuko inzoka ikurumye ntabwo ikure igushyiramo n'ubumara. Ndi kuvugana n'umuntu. Inzoka ikurumye ntabwo ikureka gutyo. Igikururuka niyo nzara, igikururuka nuko gupfusha, igikururuka nuko gupfakara, igikururuka nuko gusenya urugo wari wubatse, igikururuka nuko ubura akazi, igikururuka nuko wari ufite akazi byose bikarangira, igikururuka nuko gupfusha, igikururuka. Icyo gikururuka ntabwo nzi igikururuka mu buzima bwawe. Imana idufashe cyane. Icyo gikururuka ni byinshi bikururuka. Ngo batangira kwibaza, baravuga bati ibyo byamubera, ubundi niwe wakoze ibyaha byose. Icyo gikururuka ntabwo nkizi, icyo shitani yakuregesheje kikaburubwa ku buzima bwawe. Icyo gikururuka hari se ni karande y'umuryango, icyo gikururuka hari se ni cya kindi kizatuma ngo utazarongora, cyangwa ngo urongorwe, cyangwa ngo utunge, cyangwa ngo umere nk'abandi. Icyo gikururuka abantu bahanze amaso bavuga bati twifashe ku munwa tureba, ngo bagere ubwo baravuga ati wa muntu banza ari umwicanyi, yabashije kurokoka bya bindi, none iki ngiki gikururuka ntabwo kimusiga. Ngo bategereza umwanya uhagije ngo barebe uko biza kugenda, baryana inzara, baseka kandi banakundanye, baseka kandi banamukunze, baseka kandi banamwenyura, habuze n'umuntu umwegera ngo iyo nzoka ngo ayimukubitire. Ariko bose begeyeyo, ndi kuvugana n'umuntu, haleluya, bose begeyeyo, umva, bose begeyeyo, begera inyuma ngo barebe ikiri bukurikireho. Ngo bafata umwanya munini bamucira imanza, bafata umwanya munini bamuryanira inzara, aho kumusengera bafata umwanya munini ngo barebe uko biri buze kugenda, baramuciraho iteka. Ngo icyo gikururuka, ntabwo nzi igikururuka ku buzima bwawe, cyakoze nzi igikururuka mu buzima bwanjye. Ntabwo nzi igikururuka ku buzima bwawe, reka nsubiremo, ariko njyewe nzi igikururuka mu buzima bwanjye. Haleluya. Ntabwo nzi igikururuka ku buzima bwawe. Imana ikugirire neza uyu munsi. Icyo gikururuka abantu bashungereye, bifashe impungenge, baryana inzara, basekereye ngo barebe uko biza kugenda. Reka dusome uwo murongo wo hasi. Umurongo wa 6 turavuga ngo ba bandi bategereza yuko ari bubyimbe cyangwa ari bupfe akindutse, ariko bamaze umwanya munini bakibitegereje babona ntacyo abaye, barahindura bati ni Imana. Haleluya. Yesu atugire neza. Icyo gikururuka ku buzima bwawe ntacyo nzi, ariko reka abantu bahindura amagambo mu buzima bwawe, bahindura amagambo. Uhagarare ku izamu ryawe, utegereze icyo gikururuka. Pawulo ngo afata icyo gikururuka nubwo cyamurumye kikamukomeretsa kikamutera uruguma, ngo bategereje ikiri bube, ngo agikunkumurira hehe mu muriro. Yewe umuriro, wa muriro wacanye. Ibi bintu turi mu mwuka bisobanura ibintu byinshi. Wa muriro wacanye, wa wundi wenyegeje, ugumaho ariho urwanira. Nzahagarara ku munara wanjye maze ndindire numva icyambwira. Utegereze nawe uwo muriro wacanye wahiditse, ucane. Niba utaracana ucane kugira ngo wote.
utaracana ucane kugira ngo ubone imbaraga, utaracana ucane kugira ngo uneshe, utaracana ucane kugira ngo wambare antibare, n'inzoka nikuruma ntigire ikigutwara, ibyo bohereje ntibigufate, nawe wambare antibare. Ibyo bikururuka ntabyo nzi ku buzima bwawe, ariko birahari. Uwiteka akurwanirire, Yesu aguha umugisha. Nani ndi kuvuga ku bikururuka. Ntabwo nzi igikururuka mu buzima bwawe, ndumva mbitsindagira. Ntabwo nzi igikururuka mu buzima bwawe, cyakoze uzarengerwa na wa muriro wacanye. Yego, kuko Pawulo iyo ataza ko yaracanye uwo muriro, ntabwo nzi uko byari kugenda, ariko ngo yakunkumuriye igikururuka mu muriro. Nawe ugikunkumurire mu muriro, babanzi bahindure amagambo. Haleluya, Yesu aguhereza umugisha. Igikururuka. Ndumva umwuka ambwira ngo turi mu minsi ya nyuma, umwana w'Imana akagaruka, kandi ibihe n'iminsi turimo bigaragaza iminsi ya nyuma. Imana idufashe cyane. Hari andi magambo aje umwuka niwe ngo dusome, yanditse mu gitabo n'ubundi Timoteyo. Dusubire mu gitabo cya Timoteyo. Haleluya, haleluya, haleluya. Timoteyo wa kabiri n'ubundi ibice byaho ni 3. Titire ndabona yanditse ngo ubuhenebere buteye ubwoba bwo mu minsi y'imperuka. Umurongo wa mbere dusome mu izina rya Yesu. Umenye yuko mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushya, kuko abantu bazaba bikunda, bakunda impiya, birarira, bibona, batukana, batumvira ababyeyi babo, indashima, batarabera, badakunda n'ababo, batuzura, babesherana, batirinda, bagira urugomo, badakunda ibyiza, bagambana, ibyigenge, bikakaza, bakunda ibibanezeza aho gukunda Imana, bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zako. Abameze batyo ujye ubatera umugongo. Imana idufashe. Mu minsi ya nyuma, turi muri ya minsi ya nyuma, tutamenya agakiza uwo tugashakiraho, ariko ngo abanjye ndabazi n'abashyizeho ikimenyetso. Turasoma iryo jambo, abanjye ndabazi n'abashyizeho ikimenyetso. Haleluya, amen, amen. Abanjye ndabazi n'abashyizeho ikimenyetso. Ndarisubiraho iryo jambo, niryo nahereyeho mu bice byaho n'ubundi. Timoteyo wa kabiri ibice byaho 2 umurongo wa 19, ngo nyamara urufatiro rukomeye rw'Imana ruracyahagaze, rwanditsweho ikimenyetso ngo Uwiteka azi abe. Amena. Wabanjye ndabazi n'abashyizeho ikimenyetso. Muri iyi minsi y'akarindagiza, muri iyi urusaku rubaye rwinshi, muri iki gihe abantu bikunda, bakunda imiya, abana batuka ababyeyi babo, abana basambana n'ababyeyi babo, ababyeyi basambana n'abana, n'ibindi n'ibindi. Turi muri ya minsi ya nyuma. Ushaka imbuto z'umwuka kuri runaka ntuzibone. Turi muri ya minsi ya nyuma, ntabwo byoroshye. Ijambo turi kurisoma uko Imana idufashe, ngo ariko kubera ko urufatiro rw'Imana ruracyariho, rwanditseho ngo Uwiteka azi abe. Niho nahereye, Uwiteka azi abe. Navuze ko ndivuge amagambo menshi, ibintu mvuze biri mu byiciro 3. Natangiye mvuga uko Uwiteka azi abe, ngaruka ku ijambo rya Pawulo, ibyo bikururuka, ngarutse noneho ku buhenebere bwo mu minsi y'imperuka. Uwiteka adufashe cyane. Twabimenya gute? Byagenda bite? Twakifata gute? Nta kuntu wakifata. Yego, nta kuntu wakifata, ahubwo icyo ukora nugusenga, ukabera amaso ubugingo, Yesu akakugirira neza. Nuguma mu Mana, nawe ikaguma muri yo, nawe ukaguma muri wowe, hama byose azakuyobora mu kuri no mu mwuka. Azakwereka inzira ucamo. Yego, azakwereka aho guca, aho guhagarara, naho gukandagira,
kuko umwuka azaba ari kumwe nawe ari wo mufasha. Kuko twatangiye tuvuga ngo urufatiro rw'Imana ruracyariho, rwanditseho ngo Uwiteka azabe. Hahirwa kandi abo Uwiteka azi kandi yishimira. Yakobo 1:12 ariho turangiriza. Uwiteka aduhana umugisha. Igitabo cya Yakobo, Imana ishimwe cyane, haleluya, kiravuga abahirwa abari bo. Umurongo wa mbere, igice cyaho igice cya mbere umurongo wa 12 haranditse ngo hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza, kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo iry'Imana yasezeranije abayikunda. Umuntu reka tugarukira, hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza, kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo iry'Imana yasezeranije abayikunda. Twatangiye tuvuga ngo Uwiteka azi abe. Urufatiro rw'Imana ruracyariho, rwanditseho amagambo akomeye cyane avuga ngo Uwiteka azi abe. None turangirije muri Yakobo igice cya mbere umurongo wa 12 havuga ngo hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza. Ibyo bikururukana byinshi, ibyo biguhiga ni byinshi, izo ntambara ni nyinshi, ibibazo ni byinshi, amarira ni menshi. Hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza, ngo kuko namara kwemerwa azambikwa ikamba ry'ubugingo. Icyama nawe ukaba uri mu bahiriwe ukaba uri mu bahiriwe abo, nawe ukazaragwa ikamba ry'ubugingo iryo Uwiteka yasezeranije abera. Yesu aguhereze umugisha. Hahirwa umuntu wihangana ibimugerageza. Mbese wihangana ibikugerageza? Niba utari kwihangana, ongera wihangane, nazanye amagambo meza aguhumuriza. Ibyo bikururuka Uwiteka bikunkumurira mu muriro ubeho. Ubundi bahindura amagambo, bahindure n'imvugo. Babandi badukunda, babandi batuzengurutse, babandi baseka natwe, babandi bamenye uko intege nke zacu, babandi bamenye uko turya nuko turyama, babandi bazi ko twicarana. Umuririmbyi w'Umwuka Wera araririmba ngo baratwitiranya kuko dusangira ibishyimbo, ngo bakatwitiranya, ngo hari igihe bizasobanuka neza ubwo abana b'Imana bazatumbagira bakajya mu ijuru, bakajya kuruhuka imiruho n'imihati. Nibwo bazamenya ko tutari ab'isi. Haleluya. Nubwo twabanaga, nubwo twicwaga n'inzara, nubwo twagwaraga nkabo, nubwo twasangiraga, nubwo twasuzugurwaga mu isi, burya turi abantu b'agaciro gakomeye kuko twakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza. Uwiteka tugire neza. Hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza. Nje kukubwira ngo wihangane inshuti yanjye, kugera kure si ugupfa. Narirya ryarakeye, Imana yakunkumuriye bya bindi mu muriro bya Petero, nawe ibyawe bikunkumurire mu muriro. Niyo makuru nari ngufitiye, niyo message nari ngufitiye. Uwiteka kwishimire, Uwiteka gukomeze, Uwiteka kurwanirire, kuko ntabwo akangwa nuko byacitse, ahubwo akangwa n'ukuntu warwanya ukanesha, ijuru rigahabwa icyubahiro. Kuko Shetani ahora ashaka uko aturega, ajya kuturega ku Mana ati wa muntu wagerageje yatsinzwe namuhanguye, ariko iyo tunesheje ijuru rishima. Niyo mpamvu bavuze ngo hahirwa umuntu wihangana ibimugerageza. Ntabwo nzi ibyo uri gucamo, ntabwo nzi ibyo biri gukururuka, ntabwo nzi ibyo byakurumye, ariko ibyo byakurumye uwo muriro wa wundi ucana umuriro nka Pawulo, ucana umuriro ubikunkumurimo. Hanyuma ubwo nibivamo ntabwo bizagira icyo bigutwara, ubukana buzaba bwapfuye. Bahindura amagambo, babandi badukunda, babandi batuba hafi, bahindura imvugo, kubera ko Uwiteka byose yabikunkumuriye mu muriro. Uwiteka aguhereza umugisha. Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe niryubahwe. Mana gakiza, buhungiro kandi bwugamo, ndagushimye kubw'ijambo ryawe, ndagushimye kuvuganye n'umuntu, ndagushimye kubwa mwene data kugiye kumugirira neza. Reka ibyo bikururuka ku buzima bwe bikunkumuriro mu muriro. Amarira ni menshi, agahinda ni kenshi, urusaku ni rwinshi, gusuzugurwa ni kwinshi, ariko Mana Aburahamu, Mana watabaye bene data abatubanjirije, ugatabara na runaka na runaka, twarabibonye bica mu maso yacu. Ugirira neza abantu bawe. Uyu mwene data umwibuke, indwara umukize, kubohora umubohore,
umutabare, bose babireba abantu bahindura amagambo bamenye ko Imana yari iri kumwe nawe. Haleluya. Umuhumurize inguma z'umutima uzomure, kandi umuhereze umufasha wo kugira ngo amukomeze muri urugendo. Rimwe na rimwe kuko utazava mu ijuru ngo ubikore, ujya wohereza abantu runaka bo kudushyigikira, kuko na Pawulo ngo ageze ku kirwa cya Melita yahuye n'ab'icyo gihugu, nibo bamwakiriye, nubwo muri abo nyine aribo bamurwanyije, ariko ndagushima ko utigeze umureka. Niyo mpamvu utubwiye ngo hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza, kuko namara kwemerwa ngo azambike ikamba ry'ubugingo. Haleluya. Na mwene data umurwanirire, kandi umurwanirire ushyireho iherezo, bimenyekane kuri Imana, bimenyekane kuri Imana. Cana umuriro mu mutima we, umuhe guhinduka, agenda uko ubishaka. Urakoze kuri Imana y'amahoro, urakoze kugira neza bugacya bukira, urakoze kutabara, nta wundi wadukiza. Ugire neza mwene data, mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze Mana buhungiro ndetse bwugamo, urakoze kuhumurije umutima, urakoze kutabaye, urakoze kubohoye, urakoze kucagaguye imigozi, urakoze kojeje amarira y'imyaka myinshi, urakoze kushyizeho iherezo, urakoze ko hari ibyo ukuyeho, urakoze Kristo kuhumurije umutima. Nubwo intambara zikomeje kuri bene data, ukomeze barwanirire, bahe kurwana kigabo, barwane kigabo baneshe. Urakoze Mana, kandi kumuha umugisha, ni mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Yesu aguha umugisha. Nzongera nkubone mu gipindi gikurikira. Umurimo w'Imana turawukomeje. Urwana intambara yo kwizera, urwana intambara nziza, Kristo ni imbaraga zawe. Fata ubugingo aguhaye ngo buguheshe ibyishimo, fata ubugingo aguhaye ngo buguheshe ibyishimo. Mva wabujijwe kwiganyira, nahinduka aragukunda. Yesu ni byose umufite, ntacyo wabasha guke. Yesu ni byose, Yesu ni byose umufite, ntacyo wabasha gukena. Wabujijwe kwiganyira Kristo we, nahinduka aragukunda uwo mwami. Izere gusa ubuntu bwe, ko ari bwo bukubeshaho. Usiganirwaho Yesu, yicaye agutegereje. Niwe nzira kandi niwe bihembo byo kurushana. Niwe nzira kandi niwe bihembo byo kurushana. Haleluya. Ndagushimye Mana. Yesu aguhereza umugisha. Nawe wabujijwe kwiganyira, wizere gusa ubuntu bwe. Yesu Kristo ntahinduka, aragukunda. Fata ubugingo aguhaye buguhesha ibyishimo. Yesu aguhereze umugisha. Shalom shalom.